Bakunzi bacu Yes. turabashimiye cyane uburyo mutwitayeho kandi mukomeze kudukurikirana. Wowe utubonye ari ubwa mbere turagusaba gukora subscribe ndetse no gukora like na comment. Ari nako ngira ngo mumfashe dusuhuze, twakire, twiyegereze umukozi w'Imana Isayi uhagarariye channel yitwa Irivuzimana TV. Banyarukire yo barebe. Mugireyo murebe, murabona ibiganiro byiza kandi ari nako mukomeza kuzajya mumwandikira no muri comment mugaragaza ko mumwishimiye. Reka rero dusabe Isayi asenga Imana. Mbere ko asenga reka mbasuhuze. Abakurikiye kuri Ramoti TV ndabahobeye cyane. Abakurikira kuri Irivuzimana TV ndabahobeye cyane. Amahoro y'Imana nabane namwe. Tunejejwe n'Imana ko iki dutije ubuzima kandi akaba ariyo mpamvu mutubona kuri kamera zacu kugira ngo tubashe kuganira kandi ibiganiro byacu nibyo kubaka sibyo gusenya. Sibyo? Reka dusenge Imana kugira ngo Imana itubere umufasha, itubere imbaraga, itubere ubwenge, itubere umuyobozi, itubere umuyobora kugira ngo ibiganiro byacu bibe ibyo kuba igisubizo oriyo kuba ikibazo. Mukiza mwiza Yesu, turagushimiye kuba twiyegereje ukadukunda tudakunditse, ukadupfira kugira ngo tubeho, ukaduhambirwa kugira ngo tuzurwe. Yesu wakoze iby'imbaraga turabigushimiye. Turasenze ngo uyu mwanya tugiye kumara imbere ya kamera zacu tuganira n'abantu bari ahantu hatandukanye, turasabye kugira ngo imbaraga z'Imana zibane natwe kandi zidukoreshe ibikwiriye. Tubyatse Imana dushima mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Amen. Nshuti yacu namwe bakunzi mudukurikirana, ndagira ngo dushimire Imana yo itwemereye kugeza uyu munsi duhumeka umwuka w'abazima. Wowe aho uherereye hirya no hino muri Afurika ndetse Uburayi na Amerika, turakwiyegereje mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira iki Isayi? Aha tugiye kuganira ku mwana w'umukobwa wari umaze iminsi Imana ihagurukije bita Gogo. Warangije urugendo rwe. Ni umukobwa abantu benshi bari bamaze gukunda, wari ufite ibintu amagambo meza y'Imana, baririmbaga indirimbo ndetse akaba yaguye mu gihugu cya Uganda aho yari ari mu ivugabutumwa. Bigaragara ko si urukundo yari afitiwe n'abanyarwanda gusa ahubwo no hanze y'u Rwanda yari amaze gutera intambwe cyane rwose. Hanyuma ikindi abantu barimo kwibaza ngo kuki abantu barimo kuza ku mbuga nkoranyambaga YouTube bamara kwamamara ariko kumva ngo bapfuye. Muribuka umwana w'umukobwa wahimbwe Dore Imbogo, bikurikije n'indirimbo yari yahimbye, uburyo rwose yari amaze kugira igikundiro, imbuga nkoranyambaga ahantu hose yaratanze ibiganiro, abantu bamwishimiye. Mwabonye uburyo yahise atuvamo ndetse akaza kugwa mu bitaro bya hano Nyamasheke. Abantu turababara kuko rwa rupfu rutunguranye cyane. Reba mwene data Pastor Theo, uburyo ni umunzahuke, uburyo yaramaze kuba umuvugabutumwa international ukunzwe cyane. Amadini yose yicaramo hahana, mbega aticara. Imana yamuhaye igikundiro ku rwego ruri hejuru, ku buryo wabonaga yari afite ubutumire budasanzwe. Yari amaze kwigarurira imitima y'abantu benshi. Amagambo meza yagiraga, ubuhamya bwe bw'ibyo yanyuzemo, kubivanga kubihuza n'ijambo ry'Imana byararyohaga cyane. Hari n'abazungu baje kumusura mu rugo bavuye mu bihugu by'iwabo, baje kureba Pastor Theogene, bibaza uwo mu Theogene dukwiriye kumugeraho. Mu ijambo rigufi nari nshatse kunganira, yari umuntu ufite igikundiro cy'Imana ku buryo yakundwaga n'abirabura n'abazungu. Ingeri zose zaramukundaga. Diaspora bose yatanze uburyo bagiye bamufasha no kubaka. Bivuga ngo rero kuki abantu barimo guhita batuvamo gutyo byihuse kandi twari tukibakunze. Hajya nta bandi wenda
ndumva aba wenda ariho twaba dufatiyeho. Ariko dutangiye wenda nko kuri Gogo, abantu bamwe batangiye kuvuga ngo bamuroze, abandi bati azize ishyari, abandi bati ibitambo. Abantu batangiye kuvuga ibintu byinshi cyane. Ariko urebye nko ku kinyamakuru kimwe cyanditse inkuru ye, kivuga ko raporo y'ibipimo by'ubuhanga igaragaza ko umuhanzikazi Musabyimana Gloriose uzwi nka Gogo uheruka kwitaba Imana yazize uburwayi. Bivuga ngo abaganga, hari abantu bagiye bampamagara, bamwe bari na n'ubu bantu baracyambaza ati koko Gogo yapfuye? Oya, nanjye barambaza koko Gogo yitabye Imana. Hari abantu bamwe cyane cyane batari mu Rwanda ntabwo barimo kubyemera, hari n'abari mu Rwanda batarimo kubyemera. Ariko ndagira ngo dusobanure, dushyire umucyo kuri iki kintu. Gogo yarangije urugendo, hanyuma ntabwo Gogo yarozwe, Gogo ntiyarozwe, Gogo ntibanamutambye, ahubwo ni uburwayi yari amaze iminsi afite. Noneho iyi raporo igaragaza ko yitabye Imana azize uburwayi bw'ibihaha. Yapfuye bitunguranye aguye mu gihugu cya Uganda, aho yari agiye gukorera ibitaramo. Uyu muhanzi w'imyaka 36 waririmbaga indirimbo zo guhimbaza Imana no kuramya, yavuye mu Rwanda ku wa 4 w'icyumweru gishize, yitabiriye igiterane yari atumiwemo cyabereye mu gace ka Kakumiro muri Uganda. Cyabaye ku cyumweru. Amaze kuririmba, igiterane kirangiye, bahise bajya Kampala. Bahageze amakuru avuga ko aribwo yarembye, ajyanwa ku bitaro biri mu mujyi wa Kampala byitwa Kengeri Doctors Medical Center, ari naho yaguye ejo hashize wa gatatu. Ni ukuvuga ngo turagira ngo dusobanure uburyo Gogo atarozwe, ahubwo ubu burwayi yarabumaranye iminsi, abumaranye igihe. Wenda nuko ari igihe kiba kigeze, ariko abantu bamwe batangiye kubifata ukundi. Kuki aguye Uganda, ukumva abantu barimo kubyumva, kuki byamubayeho Uganda bitamubereyeho hano. Ngo manager we ngo yamutanze igitambo, ngo manager we ngo yamutaha. Ntago ariko bimeze. Ngo manager we ngo hari abantu ngo manager ngo yamutanze igitambo. Ntago ariko byacicikanye ku rwego rukomeye. Ariko bimeze dukwiriye kujya tuvuga inkuru, kuko n'abarimo barabivuga nta gihamya cyabyo bafite. Ariko twebwe ibyo turimo turavuga ni ibifite ubusobanuro ndetse bwatanzwe n'abaganga. Urumva? Kandi buriya mu mategeko abagomba gutangaza urupfu rw'umuntu ni ababifite mu nshinga. Kandi twebwe rero tuba tugomba kwirinda cyane, kuko ibyo tuba twebwe tuvuga ntabwo tuba twabivuze twirefeye ku bisubizo by'ikoranabuhanga ry'abashinzwe gukontorora umubiri n'uburyo imibiri yacu imeze cyangwa se imerewe. Twebwe rero iyo tuvuze ibintu ku magambo gusa, tuba tuvuze ibihabanye n'ukuri. Ni nayo mpamvu n'iyi mpanuka yabaye kugira ngo itangazwe mu gihugu, binyuzwa kuri traffic police, akaba ariyo yemeza ibyabaye n'abaguye muri iyo mpanuka n'icyayiteye, akaba aribwo byemezwa ko ariko byagenze. Ubu rero icyemezo cy'abaganga kiravuga ko Gogo yitabye Imana azize uburwayi bw'ibihaha amaranye igihe kirekire. Kubwo kuba mu bitaramo byinshi, ndakeka ushobora kuba yarakoze ibihaha bikagera gute, bikananirwa, bigatuma umubiri ucika intege, akajyanwa kuvuzwa, hanyuma bikaba, kuko
iyo uburwayi bumaze igihe kirekire iyo buhuye n'ikibusembura bushobora kuguhitana. Rero ubu igisubizo dufite ni icy'uko Gogo yitabye Imana azize iki? Ibihaha. Yari amaze iminsi arwaye abimaranye igihe kirekire. Abantu rero bave mu rujijo no kumva amakuru atandukanye, reka tugendere ku wenda hari abashatse kubisanisha n'ibya Dorimbogo, ariko Dorimbogo we mwibuke ko yagiye kwa muganga ababara mu nda. Yavuga ko ugiye kuri video nabonye yatakaga mu nda, harimo kuri ikintu kirimo gukekemura mu nda. Yego. Wenda kubona ko wenda ashobora kubera naho yahumanywa, ubwo ni ibintu wanakeka, ariko bitandukanye na Gogo. Yego. Bitandukanye na Gogo, ari nako dukomeza kwihanganisha. Hari icyo abaganga batangaje kuri Dorimbogo? Ntabwo nigeze nkurikirana, ariko icyo bari bahuriyeho ni abana b'abakobwa bari bamaze kuzamuka. Yego. Bagize abakunzi benshi. Ubonye nko kuri cano ya Gogo, kuri cano ye wenda ufashe, yari afite cano imaze kugira abakunzi benshi cyane, ku buryo ufashe nk'indirimbo yari amaze gusohora, ni indirimbo imaze kurebwa n'abantu benshi. Yamaze kurebwa n'abantu benshi. Maze kurebwa n'abantu benshi, urumva yari amaze kugira 300 birenga. Yego, kumana yanjye. Abasabu yari amaze kugira abasabu benshi cyane. 1,100 mu gihe gito cyane. Urumva amaze kugira abasabu benshi. Ibyo ni ibihumbi $100. 1,100. Hano abantu afite bose hamwe ni 631. Ngaho rero abasabu 631, sibyo? Kandi ukabona wenda ni views. Indirimbo ze ubonaga ko ni umuntu wari yaririmbaga abantu bakamukurikira. Ibintu byari bigize, reba nk'iyi ndirimbo ifite 286 dore bizi. Ubwayo fashe iyi ndirimbo, ariko bikemu Imana iguha umugisha, wari wagerageje kumuzamura. Bikemu rwose Imana iguha umugisha cyane. Bikemu rwose yakoze. Imana iguha umugisha. Banza ari nawo wamuze kuri kamera. Urebe izi mpano, ukomeze urebe izi mpano, ukomeze uzamure izi mpano rwose. Urabona nk'iyi ndirimbo ari maze kugira abantu 285. Abantu benshi cyane mu gihe cy'amezi 4. Urumva hanyuma rero ngira ngo murabona ko abantu bose bababaye, abari hano mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, bamwe ntibarimo kubyakira. Nuko byagenze, ubwo abantu turakomeza gufata mu mugongo umuryango we. Kandi ari nako rwose ubona ko abantu bari bishimiye izamuka rye. Kikwereka ko burya iyo umuntu tuvuyemo abantu bakababara, ni uburyo ibyo yakoraga byafashaga abantu. Yari afite n'ubuhamya, yaganiraga, yari umuntu uganira cyane. Iyo arimo arakora n'ikiganiro yagikoraga yishimye, ubona nyine yisanisha na sosiyete, kandi akavuga ko Imana ari Imana itanga ubwiza, ari Imana itanga igikundiro, ari Imana itanga ijambo. Uwazamutse ntiyazamutse kubwe. Narebye ikiganiro cyo kuri Zaburi nshya yatanze, numva kinkoze ku mutima cyane. Ikiganiro yatanze. Ikiganiro yatanze, ari nako dushimira Plaisir uburyo nawe ugitera intambwe ukageza ku bantu b'Imana, abantu nk'aba ngaba bafite ibintu abantu bakeneye. Hanyuma ngira ngo rero turakomeza kugenda wenda dukurikirana amakuru, wenda n'ibijyanye n'umuhango wo kumuherekeza, ari nako wowe ufite umwanya, wowe wabona ufite akanya gahagije, waba hafi y'umuryango wa Gogo, hanyuma kumuherekeza
bikazagenda neza. buriya rero kuba hafi y'abagize ibyago ni n'ikintu Bibiliya idutegeka, reka bivuge muri ubwo buryo, kuko Bibiliya iravuga ngo mwishimane n'abishimye kandi mubabarane n'abagize gute n'abababaye. Ni ukuvuga ngo rero nta bintu, yego birashoboka ko umuntu ashobora kuba afite ibintu byari bimuzitiye atashobora kwinyagambura, ariko keretse nyine umuntu wafatiriwe, umuntu udafite uburyo bw'inyagamburiro, ariko ubundi kubana n'abantu mu mwanya bahagazemo ni itegeko, kuko uyu munsi ni we cyangwa se uyu munsi ni jye, nawe ejo ni wowe. Niyo mpamvu rero kubana nibyo bintu bya mbere, kuko Bibiliya iravuga ngo dorere ko ntari byiza ubwo abavandimwe baturana bagize gute bahuje. Dukwiye kubana mu buryo bwo guhuza, naba nishimye ukifatikanya nanjye mu byishimo, naba nahuye n'ibimbabaza kuko turacyari mu isi, nabo ukababarana nanjye kugira ngo umfashe. Buriya baravuga ngo umubabaro usangiwe uroroha. Urumva aka kantu? Iyo umuntu ari mu bihe by'umubabaro akabona abantu bifatikanyije nawe, umutwaro w'umubabaro yari yikoreye, abarundi bo baravanguranguha, kwanguha ni ukoroha, ugabanya ibiro, kuko wabonye abantu hafi yawe, ubimumanyuriraho gato n'uyu ukamumanyuriraho gato, amarira yawe wayashayaringa muri benshi, wakumva ukuntu bifatikanyije nawe, ukumva hari ukuruhurwa k'umutima. Turashaka nyine gutanga ihumure mu bantu bari bazi gogo, haba mu bizera cyangwa se mu batizera. Ariko hari abantu batari bizera ariko bakunda ibyo abizera. Kabiri, hari abantu batizera ariko bafite ubumuntu muri bo, bwa buryo buri naturel, bashobora kubabazwa n'ibibaye ku muntu. Nagira mvuge iri jambo kuko buriya twebwe iyo tuvuga tujya twirefera kuri Bibiliya, kuko dusoma ijambo ry'Imana kandi turakijijwe, turabizera. Bibiliya iravuga ngo hari igihe cyo kuvuka, hakabaho n'igihe cyo kugira gute, cyo gupfa. Ba sogokuruza batuvyaye, babyaye abatuvyaye n'ababyaye donc buhererekane. Hari abatakiriho, igihe cyabo cyo kubaho kigeze kubaho, hanyuma n'igihe cyo gupfa kwabo kigira gute, kiragera. Ibi ni ibihe biri muri sisiteme byagenwe, umuntu adashobora gusimbuka. Ubwo rero Imana ishimye kwishira gogo ku myaka ya 36, kuko murabizi ko hari nabo Imana yisubiza bavutse uwo munsi. Hari n'abatageze igihe cyo kuvuka bakiri n'insoro, sibyo? Ibyo rero nagira ngo tubatera inkunga yo kumenya ko ni ibihe bigenda bibaho, ariko ntimukuke umutima, kuko natwe twese niyo nzira, ariko nimukomere. Kandi hari ijambo mu gihugu rikunda kuvugwa mu gihe cyo kwibuka, bavuga ngo twibuke ariko tunagira gute, tuniyubaka. Habeho rero kwiyubaka, tubabazwe n'umuvandimwe utuvuyemo, tubabazwe na mwene data tuvuyemo, ariko nanone twiremamo izindi mbaraga. Niba yakoraga neza, abo Imana igitije ubuzima, dukomerezeho gukora ibyiza kandi twamamaze kugira neza kw'Imana. Mukomere kandi mukomeze ubuzima, kuko twese, umuntu wese afite ahazajya aviramo. Ngende iyo tuvuye nk'Inyanza tujya Nyabugogo, hari abo tugiramo twurirana imodoka muri gare, ariko umwe yagera hano Mount Kenya akavamo, Kicukiro centre akavamo, Rwandegisi akavamo, hariya mu Kanogo akavamo, undi yagera ku Kinamba akavamo. Ugasanga uko twatangiranye urugendo twerekera mu modoka imwe tujya Nyabugogo, nk'aya kakana. Muri iyi si buri muntu wese afite aho azaviramo cyane. Hari abaviramo ku mwaka umwe, hari abaviramo
hari abaviramo ku myaka 20, hari n'abazaviramo ku myaka 150. ese wowe umenya uzaviramo he? Duhore twiteguye. hari kandi kantu ntekereje. Hari ikintu mbonye nkurikije uburyo uyu mwana yarazamutse. Ntabwo twavuga ko ari umwana, arakuze. Ariko uyu mwana w'umukobwa ukuntu yarazamutse, yego, kandi akayita impano ye. Reba ibihangano by'ukuntu byari bihise bikundwa. Bivuge ngo twabwira abantu bose bifitemo impano be kwitinya, egera abantu abakurusha, shaka abantu bakugira inama, shaka abajyanama, uzane ikikurimo. Hari igihuha gifite umuntu, hari umuntu ukeneye gufashwa n'ibyo ufite. Hari igihuha abantu barimo barakira, ba mwana wanjye ureke kugaragara cyane, kubera ko iyo umuntu agaragaye ahura n'ibibazo. Ubu hari abantu bagiye gutsikamirwa. Ariko ntiwemere gutsikamirwa. Bati umuntu wigaragaje cyane ahita apfa. Mbega ubaye umusitari ahita apfa, kandi ibyo si byo. Ubaye ikirangira arimo arahita apfa. Kuko dufite abantu ari ubwo Israel Mbonyi ntabagihumeka. Yego. Kuko ni umwe mu basore Imana yazamuye, baratumbagira, isi irabamenya. Aracyahumeka kandi aracyakomeje gukorera iki? Imana. Hari umuhungu ukunda guhimbaza cyane yitwa Frank. Yego. Guhimbaza ibisirimba cyane. Uramureba, bari muri Amerika. Arahimbaza Imana bikagenda neza. Theo bose babireba. Ari mu bapfa aba yaragiye imbere cyane. Kwara navuze ngo urupfu ntirwabuza abo rwita. Ariko rero nukuri, nkuko nari mvuze ko umuntu wese afite igihe azaviramo. Abantu ntibatinyishwe n'ibirimo biraba. Koresha impano yawe, garagaza ibikurimo, kandi igihe cyawe nikigera uzagenda. Ariko nikitagera ntabwo uzagenda mbere yo kugenda. Gogo atubereye urugero rwiza rwo gutinyuka. Yego. Umuntu agashyira ku mugaragaro ikimurimo. Kuko icyo ufite hari abantu bagikeneye cyane rwose. Hari abantu cyafasha, hari abantu cyakubaka. Hari n'abandi bavuga ngo wari ufite impano, ngo ariko isura ufite, ngo uburyo usa, ngo uburyo ureshya, ngo uburyo umeze, ngo nta jwi ryiza ugira, ngo nta jwi ryiza, cyangwa se ngo nta buranga, donc nturyoshye kubona. Urumva umuntu akagutsikamirisha, akaguca intege, yirefeye wenda kuko twakwita kanenge wenda kumara ku miterere yawe. Ku miterere yawe akavuga ngo igumire gucya si ibyawe. Turakubwira ngo ni ibyawe, haguruka, zamuka, tinyuka, nawe urashoboye. Umuntu ugiye kugisha inama habanje kukujora ngo ntuzi kwambara, imyambarire yawe uteye nabi, uri munini cyane, uri gasongo, uri mugufi, ngo kandi abagezweho ngo bameze batya. Nibatinyuke barashoboye. Uko uri kose zana ikikurimo. Hari abantu bakinyotewe, hari abantu kizubaka. Imana ibaha umugisha. Kandi uwo muterere, iyo miterere yawe ufite, hari abizafasha. Yego. Uko nyene bimeze. Ariko warebaga ko imiterere ye yafashaga abantu bigatuma batigwa n'imiterere ye, bakumva urwego yari arimo. Biriya bitaramo arimo muri Uganda, hari abahanzi benshi batari bagera kuri uriya cyane rwose, bifuza kuba yasimbuka akagera nk'ahari. Rero atigeze bikundira rwose. Satani yaje kukwicira umumaro, akwicira umumaro akoresheje ikinyoma gifite ibimenyetso. Rero abantu nibahaguruke, batinyuke, bakoresha impano ibarimo, kandi yiteguye gufasha benshi. Twakomeza noneho tukareba ku gitaramo. Turabashimiye rero bakunzi bacu, kandi ari nako dukomeza kubasaba gukora subscribe, ndetse mukomeza no gukora comment. Mwari kumwe na ngira abakunzi Philbert ndetse na Irivuzimana Isaie. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Turabakunda. Shalom shalom.